munyemerero tujye mu ikipe ya Rayon Sport urwego rukuru rwa Rayon Sport rwongeye gutumiza inteko rusange ubwo ruyobowe na Muvunyi nyuma ko tumenya amakuru yuko Muvunyi ahari rwose ntagomba kujya akse inteko rusange yongeye gutumizwa ubwo turategereza ko Thadee ayikonfaminga se cyangwa yamaze kuba pur kuko mu minsi ishize urabiswe impamvu yatanze ari uko hari Rayon Day yavuze ko hari Rayon Day agenda atanga n'izindi mpamvu nyinshi zindi mikino ya gicuti avuga yuko bari konsantere mu gutegura ibyo bintu ariko ngira ngo icyabayeho ejo bundi hacibwa amarenga yuko Muvunyi asa nk'ugiye ariko akongera akabaho inama yo kubunga akazi kakozwe n'abo basaza yitwa ba Saidi ba Maître Freddy bongera gusa nkaho babunga nyine Muvunyi na Thadee nubwo bo rimwe na rimwe ku giti cyabo udashobora kumva bavuga ko ari ikibazo bafitanye ariko nyine kirahari kubera impamvu nyinshi twagiye tugarukaho umwe yashatse abakinnyi yagiye no kubishyura kuvuguruzanya ariko undi ntiyabashatse kese za Batansere za ba Joseph Saki abakinnyi nk'abo ngabo Muvunyi arabyemeye agiye kubishyura atumyeho sheke ngo atange amafaranga Thadee akagenda nk'ugiye kwitaba telefone akagenda agiye abo yavuganaga nabo ntiwamenye bari bo utuntu nk'utwo tw'utujongere ariko nyuma yo kubunga Muvunyi anabemerera kongera kubagurira abakinnyi 2-3 bazamushakira akabishyura ngo harimo n'umwata kuryana yego ubwo rero nge navuga yuko iyo nama nibatekerejweho none ntabona Thadee ayihakana aho bikomereye rero ku makuru nakurura ahubwo rero ayo niyo bareba bashaka ku makuru nakurura nta gahunda yayo nta gahunda ubwo se bazaba biyunze gute dore ikintu cyari gikomeye abandi batubwiye ngo biyunze yego banditse iretre umuntu wiyunze n'undi ntibemeranya yuko tugiye kwandika iki niba turi kumwe abandi bagakonfirima rwose n'aba basaza baragerageza aba Saidi na ba Freddy ariko ukuri gwari n'ubwiyunge nubwo ku munwa bwo mu bikorwa ntabwo yego ijari rero n'aba bene data ntibiteguye nta makuru rwose nta bushake bwa politiki rwose ku makuru naho abantu nakuru ye nyayo nta bihari ntibari tayari rwose ariko se icyo twibaza ro niba ibyo bintu ari byo koko kuki Thadee atari gushaka iyi nama kuko impamvu yahunze mbere zararangiye kandi noneho niba inama avugaga yarateranye ubuyobozi bwa Muvunyi bakanamubwira bati twege turi kumwe nawe tuniteguye kugira gute gushyiramo amafaranga kugira ngo tuzane babakinnyi abafana bashaka cyane wa mugani kuki iyi nteko rusange Thadee ashobora kuba afite amakuru y'ubutasi bukomeye bagiye kumweguza akavuga ati inama ishobora kuba kandi urabizi ko hari n'ikindi gihe hari hafi za Remera byari bigiye kuba cyane kuko abasaza muri bodi barakomeye pe ikintu ryari abantu barakomeye mu byiciro byose abantu babikangana kuko reka mubwize ukuri Thadee aravuga ati abantu ari kumwe na Muvunyi afite uko baba mu drivinga kandi n'abari kumwe na Thadee nabo ntibamwemerera yuko uwo Muvunyi bakabaye bari kumwe ko aramwereka ko ari abantu bahereye kera bashaka kumubirindura ku buryo izina iyo zije nawe asa nk'aho bigiye kure ngo ajye kwitegera ikirere hirya arebe ni igiki kiri mu kirere aba bantu babikoze bagamije iki ahari nawe nkomeza kubona ikibazo kuko aba bantu ntibikorwa ku bwumvikane bigaragara ko bagikora buri wese mu nyungu ze kandi nicyo kintu abareyo batifuza ni nacyo kintu buri wese atakwifuza bifuza ko abantu babikorera hamwe ariko baracyajongerana noneho bamwe mu bataramu begere Thadee iyi leta bayibona nk'irimo triki z'utuntu two kubagusha mu mitego babaye babihuriramo bakaba bajya kure bagashaka kubirebera mu ndorerwamo ya nyayo kimwe mu bintu ariko maze kubona kuri Rayon Sport Rayon Sport ntabwo ifite ikibazo cy'amafaranga gusa ikibazo gikomeye Rayon Sport ifite ni ikibazo cy'imiyoborere kuko niba body tuvuga ko ari urwego rukuru rwa Rayon Sport rukaba rudafite ubushobozi bwo kugira ikintu ruporopoza ngo cyemerwe bikaba bisaba ko urwego tuvuga ngo ni rutoya kuri yo rwiyempoza rukavuga ati ntabwo ibintu tubyemera mu bijyanye n'amategeko n'amabwiriza n'ibiki byose na stati bikaba hatari ahantu haharumu ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sport ikibazo kiri mu miyoborere se n'ubukene gusa cyane rega akantu kamwe navuga accelerator tujyana hariya navuga ko akantu gahari kavuga ko imiyoborere karakomeye kuko hari urwego bavuga ntiruremerwa
cyangwa se nirwemerwa muri stati ya Rayon Sport ari nabwo bashatse uburyo baruhindurira inyito ari nacyo gikomeza kubagonga abamuvunyi ariko urebye ubundi muri rusange ni nacyo kintu gikomeza kuza tuzakomeza kubireba ariko ubwumvikane byo bigaragara ko butaraza njyewe munshyizemo akantu ko kwikanga nimba tariki ya 7 ukwezi kwa 9 y'inteko rusange ishobora kutaba ntabwo barakonfirima rwose nicyo kintu twese dutegereje ni inshuti y'abakiri ariko nawe ni umukiri niyo mpamvu agomba kumenya abagenzi akaba hafi yabo kandi ngo nta muntu ugira inama abakire bizaza katika jenala Yesu amena faya reka twinjire mu nkera y'abahizi kuko niho abanyarwanda bose bari bategereje yabana kuri YouTube baba batumereye nabi cyane duhere ku mukino ikipe ya Police yatsinzemo ikipe ya APR Football Club ibitego 3 ku bitego 2 nyuma yuko nkuko yabivugaga Police yatangiye ifungura amazamu APR irishyura itishyiramo igitego cya 2 ariko mu by'ukuri icyo Police yakoreye APR ntago yabahaye umwanya wo guserebura ibitego muribuka ko igitego cya 2 cyamuhozi cyagiyemo ku munota 76 igitego cya 3 kijyamo ku munota wa 78 APR itakaza umukino wa 2 wayihuzaga n'ikipe ya Police Axel yes itakaza umukino wa 2 wayihuzaga na Police ariko inatakaza umukino wa 2 tunabariyemo umukino Police yayitsinze wa gicuti abantu barabyibuka n'ubundi wari wabereye kuri Kigali Pele Stadium ibitego biri kuri kimwe yego bya bitego bya Police byari na Christian igitego cya Christian irayisubiriye irayongeye ibyo ntago ari ibintu umuntu yarenze ngohe ni Police ubona ko itoje nayo iri mu ngamba nyuma yo kongeramo n'abakinnyi biganjemo baciye muri APR ari nabyo rage yakomozaga havuga ati ni match ikomeye ntago twayitegura nk'izindi zose ninjoro turi kogeza umupira na Samiri twahoze tubara abakinnyi babanje muri Police baciye muri APR twasanze ukuyemo Rukundo Nezime wenyine Onezime umuzamu ugakuramo Okwi ugakuramo Musanga na Yakubu abasigaye bose ne mu bari babanje abasigaye bose na ubwo nuvango reka duhere nyuma kuri 2 n'inzotanga ahavuye ejo bundi Christian kuri gatatu imyaka 2 ishize Zidane nawe yaciye yego hagati mu kibuga gwino kuri Forodo hagati mu kibuga ubwo dufite Baka ubwo dufitemo Baka aracyari hagati na Baka nawe uruhande rumwe nawe avuyemo ejo bundi Lage yego ubwo ndutaraciyemo n'ikirongozi urumva na kirongozi abakinnyi 11 ubwo mwibuka ngo kuri bench hari ba Muhajiri yego ubwo hari ubwo hakaza Muhajiri nawe numwe mu bayiciyemo hakaza umutoza Ben Musa cyane cyane niho bikomereye twavuze turi kogeza umupira navugaga nti ni derby y'umutekano y'amakipe akomeye afite ahuriye nyine na force urumvugana igipolisi n'igisirikare ariko ni na derby ya Maghreb ku batoza Ben Musa w'umunyatunisia n'umunyamaroke urumva binumvikana navuga ati yego naragiye sinkibatoza ariko nashaka kubereka ko ndi umutoza ukomeye ari match ikomeye cyane rero yanasabye kugaruka inshuro nyinshi yara ntibabyumve ubwo komeza barongera bamutekerezeho nyine ubwo ku ruhande rwa ekipe abantu ubutumwa umuntu aragucapa kabiri buriya n'ubutumwa bayohereje amaze muri shampiyona bongera rere tu ngo iki hanyuma ku ruhande rwa ekipe ya APR abakinnyi n'ubundi bari babanjemo abakinnyi tutabonye yari Jibril Watara twaje kubaza batubwira ko yagize ikibazo cya grippe abakinnyi b'abanyamahanga bari kurwara cyane muri iyi minsi muri APR sinzi n'ikirere yego bagize ikibazo cya grippe rero yari yicariye mu bafana ibi bintu by'amagripe nubwo muri Afrika twebwe tuba tubifata nk'ibintu by'imyiryo ariko gripe ni ikintu gikomeye cyane urafungana urumva umuntu wirukanka ukoresha ibihaha n'ibimyanya y'ubuhumekero ifite ikibazo nyine nta kundi byagenda nk'abo batoze rero baba benshi baba baragiye bakurira i Burayi n'iki baba babizi bahise bamukuramo nyine baravuga bati ntabwo yakina arwaye ajya ku ruhande undi utabanjamo yari Dawo waje kuza asimbura
urebye abandi bose bari bahari abantu bari biteze yuko Sekiganda dushobora kuza kongera kumubona hagati mu kibuga nk'ukuntu kwa kabiri twavugaga tuti ni gute batakinana na Dawuda pasi akajya hanze rwose ariko koca yongeye ahitamo gukinisha Dawuda pasi na Ruboneka hagati mu kibuga. Ikindi kintu abantu bishimiye wenda n'ubwa APR yatsinzwe ariko no kongera kwigaragaza ko umuvandimwe Togwi abantu bagiye bamushidikanyaho bavuga ati mu rutayizamu umunya Cote d'Ivoire waciye mu equipe akomeye y'u Burayi muri mu Bubiligi muri Turkiya no muri Israel yaciyeyo akaza ari umukinnyi uri umwe mu bahenze abantu baherukaga igitego cye bakina na Gasogi ariko ninjoro yongeye yerekana ko ari umukinnyi mu by'ukuri ushobora kuba uko azagenda agirirwa icyizere ashobora kuzakora akazi neza. Ubwo rero polisi kuri determination yayo mu by'ukuri byitwaramo neza impinduka za hato na hato ni polisi itoje aya ma equipe yombi kino yaboneyeho afite abatoza pe sirto abatoza ba fitness cyane abantu bariruka kuva ku notambere kugera ku wanyu wagiye inyamirambo yaba ari uwafanaga APR yatsinzwe yaba ari uwa polisi yaba ari n'uwari netre yarebye match noneho ngenda yumviye mu gatuza niba rukora ko shampiyona narukora ko match umuntu abataziheruka yagira nkomagura agatuza urumva kubera ritime ya match wahoraga hejuru numvaga gatuza ngiye guturika aya match aho ni upimira match ikomeye tarabeje bavuze ngo twabonye match y'abapolisi n'abasirikare noneho cyagendaga pe iyi match ibyo hari ibintu avuze by'ingenzi tubanza duhere kuri credit ahaye abatoza wanyemereye nkabinjiza mu kibuga gutya kuko ndatekereza izo credit zirimo ziratujyana mu kibuga kugira ngo bize kubaha kumenya ngo turebe amakosa icyakorwa na buri mutoza aho yarushije mugenzi we kuko Byiringiro Lag niwe watangiye afungura amazamu iki gitego cya Byiringiro Lag kijya kuboneka muribuka ko ari pressing ikipe ya polisi yari kubise APR Ombolenga Fitina aho umuzamu umupira aho kugira ngo Pierre anarebe ko wenda bamuhaye umupira wenda muri position itari nziza buri ukina mwesher aho kugira ngo ashire wawurenza bagatangira hakabona kwiregrupa ariko washaka kusubiza Ombolenga nta kindi cyabaye Byiringiro Lag baro yayifata atsinda igitego nushaka kwera mu izamu regaro nushaka kwera uhita uhera aho ngaho muri iryo zamu rya APR cyane izamu rya APR ibi bintu waratanya birangiza tukaza kubijyamo koko okay nta kibazo igitego cya polisi nticyatinze kuko Togwi William yahise akishyura impano nawe kado nibyo naringiye kuvuga nawe ni impano yahawe na nzotanga muha impano Togwi abatsinze igitego cyo kwishyura yamuhaye assist muri make yatanze passe nabi iryoshye cyane yamuhaye aranikanga yenda yasaga biba byagenze nka gute kuri yanikanze wabonye ko anabyikanze umuntu passe mu gihe adversaire ku myenda idasa igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR cyatsinzwe na Mamadusi aho ni akazi kakozwe kuko bakoze yari contre attaque muribuka ko baro yari mu izamu rya APR nimba ari Zidane hari umukinnyi wa polisi wakuyeho ni Zidane byazaga bisimbura mbere yaho mbere reaction aba action nanone kiwanuka agiye Zidane aramufata ubundi nawe icyo kintu cyo kukibabaza ikibazo muri kunjyana ndazamira hari ndagafite rwose nanjye ndayiguha inbox nanjye ndagafite nanjye ndibuka rwose aramuparamira yize gukira narya aho tuvuga ndashaka kuza kubabaza mwaretse nkaza kubajyana akantu ku kandi kuko ndashaka kuza kwibabazaho ubwo baro yari kuwemo mu izamu na Zidane asimbutse nka acrobat iragenda isanga kiwanuka anyanyagira ikibuga cyose Mamadusi yagira ubwenge nawe ahita acomoka bagenda uwa babiri ahita amuhereza Mamadusi yamaze kwiplasa neza atsinda igitego cy'ikipe ya APR Football Club icyo gihe rero umutoza w'ikipe ya polisi yahise akorana mplasoma zihuse nibwo hinjiyemo Muhozi hinjiramo Didier kuko binjiranye bakuramo yego ukwina ntibatinze nibwo Muhozi yaje gutsinda igitego cya kabiri cyo kwishyura bavuye nanone umunyezamu ananiwe gukuraho umupira reka duhere ahantu byahereye kuko agenda ashaka kubajyana aho hantu hose kugira ngo muze kubiganira neza ikosa ryakozwe na Dawuda washatse kugumana baro Lag ahita yimupapura amaze kwimupapura
Didier ahita afata iyo baro ayishyikiriza Muhozi. Muribuka ko Clement yabaye nk'uyifungira kuyiswipinga biranga aragwa iguma mu maguru uko itere yicaye umuzamu yari yaguye Muhozi ahita depoza mu izamu ku munota 76 ku munota 78 Didier nibwo yatsinze igitego wari umupira w'umuterekano yari kufra yatewe na Christian Frieda rwose markaje nta muntu umufashe n'umuzamu yamaze gusohoka n'umuzamu yarasohotse hasa n'uwezita yamaze gutizamu nta muntu wamumakinze ko ndibuka ko umuntu ari kuza kumumakinga yakaba yari Pacifique ko niwe muntu bari begeranye babatsinze igitego cya gatatu. Impamvu rero ibi nari mbigaruye ndagira ngo tujye muri za details zose ibyo mwavugaga byose karita muwe muyishyize ku ruhande. Reka mere mu bicu niwe muntu nabonaga ari gushyugumbwa cyane mu bicu arashaka guhera mu izamu rya PIERRE niwe ushaka guhera twagiye mu by'ukuri hari ikintu Axel yahereye avuga ati izi ekipe ziratoshe mu bigendanye na fitness ndetse no mu kibuga kuko wenda ubwo turaza kugaruka ku zindi detail ubwo duhereye mu izamu niyo twavuze tuti APR kwigerageje kuko APR urebye APR y'umwaka ushize hari abakinnyi benshi bari baraguzwe hari abatarahise babyara umusaruro hari abakinnyi byabayeho ngombwa ko bihanganira ko njya nkunda kubigarukaho twebwe turi mu bantu barebera umukinnyi ku kuhita atanga umusaruro utitaye kuri situation runaka yo kuba yagorwa no kumenyera klima yagorwa no kumenyera equipe nibura bibaye umukinnyi ashobora kutahita performinga neza kuri sezo ya mbere ariko byibuze hari sinye ziba zikwereka ko umukinnyi ashaka kuzabyara umusaruro. APR niyo ngema abakinnyi benshi bituma umutoza uje kwitoza na kwa kwita bahuza mu mikinire niyo yazana imikinire mishya kwita ababwira imikinire ye bakayimenya bakanayifata ntibigorana kuko automatisme mu bakinnyi kenshi birimo kuko sekipi barahindutse cyane ariko turavuga tuti ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ati bitandukaniye abantu bakunze kuvuga ati Pierre ko yatse umwanya Pavere Nzira atakaba ari ufata kandi akabyitwaramo neza ariko ubivuze neza yatse umwanya Pavere ari kumwicaye mu bitugu afite umuntu umuhumekera mu bitugu abizi ko yigeze kugaragaza ko ari umuzamu wa mbere anabizi ko kumwicaza si performance mbi nuwo mubare w'abanyamahanga bashaka kugabanya kuko barwanaga na championnat Pierre yafata ariko hari ibirenze championnat urwana nabyo hari iyi championnat tubona izaza mu yindi sura uyu munsi twabonye ko umusimbura we wa mbere bavanye muri AS Kigali yari n'umusimbura wa gatatu Adolphe hari igihe baba bagayeri bari baraciye inkoni cyari igiti niyahingukaga aho ngaho urabona Ruhamya Nyiku n'umwana twabonye ko nawe ntacyo bimutwaye kuba umuzamu wa gatatu ariko amakosa Pierre yajyaga akora no muri ya sezo ukabona ntabwo ari amakosa ahita badanje cyane bitewe na performance za ekipe ariko iki ni ikikwereka ko hari ibyo wirengagije mu gice kizamu kuko amakosa kenshi tubona amakosa akorwa ajya gusa yego kutaba concentré nyine kutaba tayari ngo umenye ngo mpagaze kuko umuzamu burya mu gice cya defense akubwira ko kenshi ari nawe ubora umuyobozi niwe ubakoresha ariko itubona nyine ko icyo kintu kimisinga ukavuga ati iki kintu APR yirengagije biri kugaragara tugiye kwinjira muri championnat na ya mikino nyafrika bizagenda bite noneho tujye ku kindi ese ibitego APR itsindwa ubundi bwo ntibyakwirindwa icyo nacyo nicyo kwita wibaza kuko Axel nge ndareba neza ugarutse ku gitego cya Togwi ibitego bya polisi bya mbere nakunze ikintu cyitwa pressing ubushize twakigarutse ahangaha tuvuga ko umutoza polisi Ben Musa kenshi kubera gukoresha abataka yaba ukwi cyangwa se uyu mwene data ani Elijah noneho ku mugoroba yagerageje na Didier kuri pointe byanabyaye umusaruro ariko ubona ko ari kuremamo rag cyitwa kuba ari utubanziriza mu gupressing kubera iki raga afite ubwenge aranihuta azi no kugumana baro rakoze kuko muri pressing ushaka gupressing ukaka umupira ariko utahita ufite aho utanga ukenera umukinnyi uri pose uzi kugumana baro uzi kudribura watindana umupira mu gihe dutegereje abandi bamuri iruhande urumva ko icyo kintu no kuri Togwimere wabonye ko na pressing umutoza yayimukoresha ariko se niba tubona igice cyose kiba mediane wenda ari ibisubizo defense ari ibisubizo attaque twabonye ko niba Togo atangiye gutsinda ahatari Watara
kuko APR niba yatsinze igitego kimwe igatsinda n'icya kabiri ivuga ngo mu buryo bwo gutsinda birashoboka yavuye inyuma iyobora umukino mu buryo bwo gutsinda birashoboka ese mu buryo bwo kurinda ibyo wagezeho byo bimeze bite? ntekereza ko ari nayo mpamvu ubu amakuru ahari hari kuvuga ko hari ibiganiro biri hagati y'ikipe ya APR na Mukura byihuse pe kugira ngo barebe ko Sebwato. Sebwato yava mu ikipe ya Mukura Victory Sport akaza mu ikipe ya APR Football Club. Arakoze mu bicu kutuganirira ku kintu cyitwa umuzamu kuko sinshaka ko tuhagaruka, ariko noneho reka mbaze Axel kuko mwe mwanakoraga mwakoze uyu mukino. Umutoza Taleb guhitamo gushyira hanze Sekiganda agakoresha Dawuda no guhera muri match zashize za gicuti no kuri Power Dynamo Sieruka twonye ko afite amadeshe aragumana ballon kandi ahana kina hari riskan agahitamo gukinisha Dawuda na pasi gukina nta nimero 10 afite nyamara ariko baramuguriye Memer Dao na ba wari uhasanzwe kuri APRFC byo ntibiri mu bintu byabamenashije cyane ko ipolice bahuye yari ekipe ikomeye cyane hagati mu kibuga yishe APR Football Club. Yari ekipe ikomeye hagati mu kibuga ugiye kureba umukinnyi nka Musanga ukareba umukinnyi nka Forodwari nawe wagombaga kuza mu by'ukuri ashaka kwereka ekipe ya APR ko ishobora kuba yarafashe umwanzuro utariho kuko urumva ikintu cyagombaga kumutiva Forodo yarahanganye na APR yavuyemo ariko anahanganye n'umukinnyi witwa Pasi babisikanye ava muri polisi ajya muri APR ava muri APR ajya muri polisi urumva ako kantu yarari kugatekereza icyo yarugarutseho rero uburyo Mudarsi mu cyarabu ni mwarimu urabizi ko Taleb ari umwarimu urumva Mudarsi Taleb ambye ati je suis professeur Rahim Taleb urumva kocha Taleb ikigaragara mu byo ari gupanga muri shampiyona no muri Champions League witwa Sekiganda ntarimo kuko iyo aza kuba arimo yari kuba mukoresha muri iyi mikino kuko izi ni match test ni match zo gupima abakinnyi no gupima system zakoresha gufata umukinnyi warubigarutseho neza gufata umukinnyi nka Dauda Yusuf Kiyungo mu kabaje nk'uko abaswahili bamwita akamukoresha ari umwe ku buryo bw'imikinire bwa Dauda ni wa mukinnyi abasesenguza bamwita ngo ni umubora kandi agakunda cyane harimo ibikabyo byinshi urumva bakunda baro nyine nta muntu udashaka kwikuraho umupira agakarese agahindukirane ibyo rero ntago umukinnyi ukina nka rido defensive imbere nk'umukaseri rimwe na rimwe hari igihe bitavamo neza ubundi ni one touch ase hita ugaruka ku gitego cya kabiri yego urita ukomereza n'akantu dore ikintu gihari iki kintu cyaranabaye no kuri match ubushize batsinzwe ya batsindiwe kuri penalty ya Kigali umunsi wa mbere nyine arabikunda Dauda ni umuntu none ahantu bitangarije Rusi ubushize yararimo abigarukaho na Iberi avuga ati kubona upeirinze Dauda ndetse na Pasi none ugakora ikosa ryo ngo Dauda nakine gatandatu wenyine Pasi ari ku munani kuko Pasi ari imbere ye none ruboneka ari free roll asa nk'uri imbere yabo kuri icyo gitego cya kabiri akse baho umupapuye none Pasi bisaba ko muva imbere akahita mujya inyuma ngo aze kumukorera couverture niho bihutanye umupira witwa Didier akubita exterieur araryama ukura mu defenseri ahita aterekamo ngoro Kante fupi deja Pasi niyatinye Dauda nakunze iyo reaction Pasi niyatinye Dauda yahise amwereka tudukoze ibi cyane ibi bintu rero simbizi ukuntu bizagenda kuri gatandatu ya APR niba ari Dauda uzakomeza kuhakinishwa niba Sekiganda azagera akaza ariko wakwibaza ngo azaza ryari niba atari kuza mu mikino gico azaza kuri za piramide cyangwa muri shampiyona muri imiriro ntawe ubizi ariko nibikomeza gutya iyi mikinire akinisha Dauda gutya rwose ikipe ya APR yo ntago bizoroha izatsindwa njyewe hari abakinnyi ngiye kubaza Samir sinzi niba amaso yanjye yarebye nk'ayawe umuntu witwa Claude ijoro ryakeye yari hasi Clement we ubwo ndimo ndajya hose cyangwa duterure defense twavugaga byose byaza markage defense y'ikipe ya APR Football Club mu by'ukuri ijoro ryakeye kuko Claude yaperdaga amaballon Clement uribaza ni wa Clement nyine tuzi kugendagezwa ndavuga nese deal yo kutagenda lokote mentale ya Clement yamaze kwangirika kubera deal yo kutagenda lo mentale ntabwo iri pose rwose namaze kubibona kuko kuri Clement tuzi
kuri ya free header ntago yaboneka Clement arimo kuko numwe mu bantu niyo bazi muntu uzi kwataka imipira yo mu kirere abayireba abona na trajectoire z'ukuntu umupira uri kuza urabona ko arangaye uramureba ukabona mu kibuga yegura mubona ukamubona mu buryo buri physique ariko mu buryo buri mentale ntabwo hari ibintu ari watekereza tutazi byari ibindi ari gutekereza hanyuma akaba n'ikibazo kuri Claude wenda na Omborenga we birava mu buryo bw'imikinire bwa APR kuko APR ni muri gukina abakinnyi bo hagati batatu nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kugumana umupira mu buryo bujyana imbere bituma ekipi bamenase kuko muratakaza imipira myinshi kandi muri umupira urisanga muri defense bajya kureba uburyo bw'imikinire bwa Beni Musa yari yashyize pressing kuri izo mpande kuko abizi ko niba washyize Dawuda hagati mu kibuga ukamushyiraho pasi ugashyiraho na Ruboneka nta muntu ufite ubushobozi bwo kwa debloka ngafata umupira cenga abakinnyi batatu awugeze imbere ahubwo watekereza kurakinisha impande zawe kuko Claude ni mwiza mu guhindura centre na Omborenga ni mwiza muri centre icyo yishe Beni Musa cyambe ni ukubuza abo bantu kuzamuka kandi yabigezeho ni mugoro mureke rero mureke ukiri aho ngaho amasegonda mureke mpe rwose indabyo abatoza ba polisi koca Beni Musa koca Jabir Mutarambirwa umwungirije koca Dibuki Muhammad ushinzwe fitness na koca Ben Yahaya woni video analyst urebye abo bagabo akazi bakoze kuri iyo match mbese kuri Pada Dynamos banarije APR kuri Pada Dynamos uyu mana nyagase abarabu ugitanga indabo dore handi hano nikangiye urakoze cyane ugitanga indabo turacyatanga indabo dore sabu zahise zinka wazibonye nta muntu watekerezaga Ruth ko bagiye gukora sabu yo kuvanamo okwi bazana Didi kuko twatekerezaga nera yiza ku mbaraga kuko yari kwishyushya niba mwabonye dore icyo yashakaga yari amaze kubona ko Clement na Yunusu ntago bakeneye umuntu baguma mu maguru bakeneye umuntu bagira rya unyanyagira Didi ujya guperimeta narageraga kaza pointe muhozi uri bubinjirane ibaze kuvanamo baka ukavuga ngo muhozi naze nashaka nyinire nka second striker wica mushakamo ni muvoma kwa kundi kaba kabirigita ni muvoma nshaka ari yaze mu kibuga kubera iki yari yamaze kubona desordre muri mediane iraza kubifite none uyu musore muhozi birukansa na Didi uri bugenda ajya mu manda bacanga urahita ubibonera ku bitego byo rero hariya abataka baje bo bahise batsinda abantu twari twicaranye nahise mbabwira ngo kuki umutoza abakinyi ba APR bakomeje kwishyushya kandi twarabonye afite timu A na B zose zishoboka ko zikina akaba gifite abakinyi bo hagati mu kibuga bamaze kuba mediane ya polisi yamaze kumenasa kuki polisi koze remplacement intakore remplacement kuko hari Taleb yagombaga gutekereza ko ikipe ya polisi iminjiriyemo agafuko kugira ngo bakomeze babahage nicyo kintu babakoreye indabo rero z'umutoza Ben Musa na staff technique yose ya polisi barakomeye wabonye kandi kantu kuri Ben Musa amasi turaba kwiye kandi kantu kankanze ye nako nsoreza kuri Ben Musa Ben Musa urumva yabanjemo aramaze iminsi atwereka ko yifuza Mirere Kiperateri babiri ariyo mpamvu Simeo na Gakwaya aravuga ati abantu nababuzemo ikintu cy'umu defensive midfielder ubanza kumenya ko niyo zone mureba amanura forodo ahita avuga ati reka manure forodo n'uwitwa Henry Musa bisa nkaho usabazi kuko n'ubwa mbere usanga mu mushingire urakoze Sami upuwenta aho ngaho ntabwo ari abakinnyi yarasanzwe kuko yamurwaje hepatite kugira ngo atajya mu barabu kandi yarakize abwira bene abo b'abarabu atari ko umukinnyi mutwaye atararembye reka mbarabure ngewe nk'umuntu w'umuvandimwe wanjye dore icyo yashakaga ngombwa yuko ahaguma kandi yarakize ameze neza dore icyo yashakaga yaje kwita kuramo witwa uyu Frodo wabonaga ko akina byo ngo nanjye ahangaha hatagira uhaca nemeza ariko se ko kadufasha gutwara baro dore icyo yisakora yashyizemo Henry Musa Frodo yaje kumukuramo cyagiye bari bamaze kumukubita n'akarongo ubona ko muvangiwe uravuga mu mwanya wa Frodo ashyizemo Musa mu mwanya wa Frodo ashyiramo Gakwaya dore icyo yarakoze namaze kubona uwambera ridi imbere ya defense ku mbaraga ze z'umubiri ku gihagararo umukaseri mwisase zishize aramubwira ati noneho wampa security muri iyo mediane noneho Gakwaya wo mubora wajyaga akina iryo 10 muri Bugesera agakina n'umunani reka muvane kuri 6 noneho mu ya freedom nawe ntangiye kumuremamo noneho kina bya bintu byawe igira imbere noneho bize kuri bera babakinnyi bose bakina imbere kwisanzura batake ku mutoza APR
ikintu nge namuvuga uyu mutoza iyo urebye turavuga igice cya Mediane tutishimiye uburyo adakinisha nimero 6 kandi amufite ariko dora kandi kana wenda ni nawe hantu namuhereye indabo wataravuyemo yazanye Togimere oya pana Watara ntabwo yakinnye nibyo mvuga ntabwo yakinnye ku mutoza wa Penono yarinya batatu yavanye Watara utaruhari yavuze ati noneho Togimere reka mukinishe za serivisi za Watara Togimere nk'uko Axel yabivuze n'umukinnyi ubona ko wenda agenda nawe azamura urwego aho yakinnye abo bakinnyi baba barakinnye hanze ari akantu ka experience aba yaravanyeyo urabibona ko ashaka kuba ari ikibazo cya fitness no kumara igihe adakina ariko urabona ko ubuhanga arabufite urebye match ishize uburyo akavingaga imipira iza muri box kuri ba Mamadusi iyo urebye uburyo yigeze gutanga imipira kuri bagenzi bakajya niramanta ko batari gutsinda nira pressing yakoze niyo umuntu w'umunyabwenge uhagarara mu mwanya we kugihe aravuga ati noneho nyinira serivisi za Watara Mamadusi atwatakire ariko dore ikintu amaze kubona ari makora urumva ko abakinnyi bose yaba Mamadusi na Watara cyangwa se uyu mwene data William Togimere si abantu bihuta ese mu gihe dukeneye gukoresha counter attack ninde mukinnyi twakoresha mu b'imbere bisa nkaho namaze kubona ko atizera byane twavugaga ku makosa barafinda agomba gukosora ese kuri umukinnyi wihuta iyo speed yawe uyibyaza umusaruro ubimaze iki wabonye ko umutoza nawe yamaze gusa nk'aka kantu akamuteraho icyizere kuko match zose akinnye atwereka ko ari umusimbura arimo araremamo rero witwa Kiwanuka ushobora kuba ufite n'ubwenge bwo gutsinda n'ubwenge bw'icyo wamaza baro umaze kuyibona wanadufasha muri counter attack uzareba ari kuyimukoresha cyane iyo avuze ngo bagiye kuransa umupira imbere atekereza gushota no kuri Pade na Mosari imipira agiye atanga wenda nayo yabaye mwiza kuri Pade na Mosari nako ari ikindi kintu warimo murema urabushake ari Gilbert abayashose hanyuma se tukimuriho iriya turayita rouge Alina tatanze cyangwa ni jaune rero turi kogeza umupira navuze nti ibi bintu by'imisifurire amategeko ya arbitrage ntago turi inzobere muri yo ariko nzi ko hari ukuntu tutari cyumvirizaga niyo mpamvu mbikoje hari amategeko yaje guhinduka nyuma gatoya cyane mu misifurire muri FIFA no muri CAF yuko iyo utanze ikarita y'umuhondo ku ikosa runaka nka kuriya byari bigenze cyangwa rimwe na rimwe nko muri box ugiye gutanga penalty kavuga bati utanze penalty utanze n'umutuku baravuga bati no gushyiramo imbaraga z'umurengera tanga umuhondo utange n'ikosa mu rwego rwo koroshya no kuta nyine bwo biri mu bigize football biri mu bigize football ariko aho nagerageje kugenda mbaza bavuze ko icyemezo umusifuzi Aline yafashe cyari cyo bijyanye n'ivugururwa ry'amategeko yabaye muri clear denying clear goal scoring opportunity babyita doxo bigaragara neza ariko urebye ukuntu abakinnyi birukankaga ushobora kwibaza ati se yari bubasige bose kuko n'ubundi abakinnyi ba polisi ntabwo ari Zidane gusa n'abandi bazaga biruka akaba wenda byashoboka ko atari munagitsinde hanyuma tuva kuri iyi APR ndetse n'ikipe ya polisi kuko mu kanya ndagira ngo twinjire mu ikipe ya Rayon Sport mu minota 5 dusigaranye murabizi ko mu kanya tugiye kwakira abatumirwa bacu umutoza wa APR Sami ugiye kubimbwira mu masegonda makeya arashinjwa ko igihe kigeze ko ava muri pre-season akangaje ikipe ya 11 urumva nicyo kintu Samiri nicyo kintu uyu mutoza abantu bari kwibaza ngo uyu mutoza iyi mikino ntabwo ari kwifata nk'imikino imufasha gutegura ikipe we ari kwikina nyine kwikina nk'imikino ya gicuti ngo nta n'ikibazo afite n'abayobozi be ngo nta kibazo babifiteho ni nayo mpamvu ubona adakinisha abakinnyi abandi ukabona utamenya ibyo ari byo mu minsi nashize we uyumvisha ibyavuze ku mikino ya gicuti ko kuri we rwose ngo imikino ya gicuti ari ibintu biri aho ngaho nyine yaje mu Rwanda yiteguye gukina imikino ya gicuti rwose urumva byumwere bibiri bisigaye icyo rero ndi kubibona mu rwego rumeze nk'aho ari urwo kwikuraho inshingano rimwe na rimwe ari kwihisha mu bunyobwa ari kwihisha kugira ngo nacapwa nakubitwa mu minsi iri imbere azagarure n'uvanga iyi mikino ni match test imikino pre-season ni imikino igufasha gutegura ikipe ariko muri APR ucishijemo buse wakoza muri APR 11 umunsi abanje mu umuntu avuze abiwe ariko abo umutoza ntago turabamenye biragoye